What's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi bwa filime Isezerano ry'Ikinyoma series. Uzisi muri filime yacu Isezerano ry'Ikinyoma, nyuma yuko Uwera na Belinda bamenye ko Ezekiel na mama we aribo bashimuse umwana wa Uwera, bafashe ibyemezo bikomeye cyane, bagiye gukora ibintu biteye ubwoba, aho uyu mugabo ngo ni Ezekiel bashobora kuba bagiye kumwica urw'agashinyaguro cyangwa se agafatwa agatabwa muri yombi akaryozwa ibyo yakoze. Ibi byose bibaye mu gihe Uwera yari akomeje kugenda ashakisha umwana we Amora, yamubuze, ariko biza kurangira avumbuye neza ko uyu mugabo ngo ni Ezekiel ari we ubyihishe inyuma afatanyije na mama we, bitewe nuko uyu Uwera yanze gutanga divorce ku wahoze ari umugabo we Ezekiel. Ibi byose bibaye bitumye na Belinda amenya ukuri, aza kumenya neza ko uwo yitaga umugabo we Jack ari nawe wahoze ari umugabo wa Uwera bita Ezekiel. Ibi byose bibaye mu gihe Uwera yari akomeje kugenda ahangana n'uwari uhoze ari umugabo we Ezekiel. Belinda nawe ahise ahagera asanga Uwera ari kuvuga Ezekiel ari kuvugira hejuru, biza kurangira Belinda amenya ukuri kose Uwera yari yaranze kumubwira. Nyuma yuko Uwera yabonye ko Belinda yamaze kumenya ukuri, n'ubundi Uwera ahise afata icyemezo cyo gufata amabanga yose ya Ezekiel yari yarakomeje kugenda agira ubwiru bukomeye cyane, ayashira hanze, asobanurira Belinda uburyo uyu mugabo bita Jack ari we wafashe Uwera akamuta mu cyaro akigira i Kigali, ndetse akaba yari afite na gahunda yo gusezerana na Belinda, yarangiza akamwambura imitungo ye agakomeza kugenda ayigurisha gake gake. Ibintu bikomeje kugenda bera muri filime yacu Isezerano ry'Ikinyoma nibyo biraza kukwereka neza ko umanika agati wicaye ariko wajya kukamanura ugahaguruka. Ibi byose Jack yakoze, yarazi ngo ari guhima uwahoze ari umugore we Uwera ngo amuhe divorce, ariko ibyo byose birangiye afashwe, aho Belinda yarakaye cyane agiye gukora ibintu bibi, nyuma yo kumenya ko iyi ngegera ngo ni Ezekiel ariyo yari yaramubeshe ko yitwa Jack. Ibi byose Belinda avuze ko atari buze kuba yabyihanganira. Uyu mugabo ngo ni Ezekiel bashobora ko bagiye kumwica urw'agashinyaguro, agatabwa muri yombi akaryozwa ibyo yakoze, ndetse akabura byose nk'ingati imennye. Guys, murabizi abantu bose bari bihishe inyuma y'uyu mupangu w'ishimutwa ry'umwana wa Uwera muzi nka Amora, yari mama wa Ezekiel ndetse na Ezekiel, ariko Belinda nta makuru yari abifiteho, aho nawe yari yakomeje kugenda akeka ko uyu mugabo ngo ni Ezekiel abifitemo uruhare, kubera ko yari yamaze gucomora kamera zose zishobora gutanga amakuru. Guys, ibikomeje kugenda bibera muri filime yacu Isezerano ry'Ikinyoma, abantu bakomeje kugenda bagira amatsiko menshi cyane, bibaza bati ese ni iki gishobora kuba kigiye gukurikiraho? Ese Belinda nyuma yo kumenya amabanga yose atari yarabwiwe kuri uyu mugabo ngo ni Ezekiel ni iki agiye kuba yakora? Ese kumenya ngo uyu mugabo ngo ni Ezekiel ibyo byose bigiye kuba byarangirira ahangaha? Kugira ngo ibyo byose ubashe kuba wabimenya, ubashe kuba wabona ibihano uyu mugabo ngo ni Ezekiel agiye kuba yahabwa nyuma yo gufatwa yashimuse umwana wa Uwera, ndagira ngo nkusabe ukore subscribe, nicyo kintu cyonyine kiragufasha gukomeza kugenda ubona episode zose za filime yacu Isezerano ry'Ikinyoma. Nuko uri buze kureba munsi y'ivideo gato kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ugakandaho ukafungura akazugera ka mbere kuri all notification, kugira ngo igihe cyose twaprodinze episode ujye uyibona mu ba mbere. Guys, muri filime yacu Isezerano ry'Ikinyoma, uyu Belinda yari yarakomeje kugenda yibaza impamvu uyu mugabo ngo ni Jack atinze ibintu, agatinda kuba yasezerana na Belinda, ariko Belinda ibyo byose byaterwaga nuko nta makuru afite.
na Wera nawe yabibona akabigira amabanga akomeye cyane, akanga kuba yafata mabuja we Belinda ngo amubwize ukuri, amubwire ko uyu mugabo wari ukomeje kugenda yiyita Jack ari wo wahoze ari umugabo we Ezekiel. Ibya Ezekiel byose byamaze kumenyekana ko we na mama we aribo bihishe inyuma y'ishimutwa ry'umwana wa Uwera, ndetse uyu Belinda yamaze guhuruza polisi. Abangaba bafashwe bagiye gutabwa muri yombi. Ikindi nanone mwamenya nuko Uwera yamaze kubona n'umwana we Jack na mama we bagiye kuzana Amora aho bari baramushize. Ibi ni bimwe mu bintu abakunzi ba filime Isezerano ry'ikinyoma hari bakomeje kugenda bibaza bati ese biri buze kuba byagenda gute, birarangira gute? Gusa Uwera we kubyihanganira bikomeje kumugora nyuma yo kubona uwahoze ari umugabo we Ezekiel ari kujya mu bandi bagore. Yaraje agafata Belinda akamubesha ko yitwa Ezekiel, ndetse akaba yarari gushaka gatanya kugira ngo babe basezerana nawe atangire kuba yamwibira imitungo. Ibyo byose ni ibintu Uwera yari yaragerageje kwihanganira, ariko yatunguwe no kubona nanone uyu mugabo ngo ni Ezekiel yarateye inda umukobwa bita Mimi. Ibi ngibi nibyo byatumye Uwera agira umujinya. Abantu bakibaza bati ese ibintu bizarangira gute bya Ezekiel? Ese Ezekiel bizarangira asubiranye n'umugore we Uwera mu cyaro, basubire kubaka urugo rwabo? Ariko ibyabo Ezekiel murabona ko yarakomeje kugenda yishora mu bintu bibi, yarakomeje kugenda yishora mu ngeso mbi. Ibyo byose byamaze kuba byamurangiriraho, agiye kuba yatabwa muri yombi, kuko baramutse batamufunze uyu Uwera we yari yamaze gufata icyemezo ko ari buze kumwinigira. Guys, ibintu bikomeje kugorana, bakunda kubivuga neza ngo ukuri kuratinda ni guhera, kandi nta n'amahoro y'umunyabyaha. Nta muntu ushobora gutwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ibyaha byose Ezekiel yarakomeje kugenda akora, ibyo yarakomeje kugira amabanga byose byamaze kujya ku karubanda. Wowe icyo tugusaba nta kindi, nimba ukomeje kuryoherwa n'iyi filime Isezerano ry'ikinyoma, turagusaba gukanda like nako gakumwe k'ikiganza kirebye hejuru, kandaho ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, utubwire uko ubyumva, ushiremo udustika tw'imitima. Nimba nawe ukunda Belinda, ukaba ukunda Uwera, ukaba ukomeje kugenda ukunda abantu bose bakomeje kugenda barwanya ubugambanyi bwa Ezekiel na mama we, ndagira ngo wigaragaze hasi muri comment, uduhe igitekerezo cyawe ukurikije ibi byaha byose uyu mugabo ngo ni Ezekiel akomeje kugenda akorera Belinda, ndetse akomeje kugenda anakorera uwahoze ari umugore we Uwera. Ndagira ngo wandika hasi muri comment igihano gikwiye guhabwa uyu mugabo ngo ni Ezekiel wari ukomeje no kugenda ahinduranya amazina akiyita Jack, agamije kuyobya uburari cyangwa se ibimenyetso byo kugira ngo Belinda atazigera amenya ukuri. Ariko nk'uko nabibabwiye, Belinda yamaze kumenya ukuri. Episode yarangiye, mwabonye ko igihe Uwera yarahanganye n'uwahoze ari umugabo we Ezekiel, yari ari kumuvuga mu izina amutuka, avuga ati Ezekiel wa kigoryiwe ni wowe wanshimutiye umwana. Biza kurangira Belinda byumvishe byose, yumva neza ko nubwo Uwera yari yarabigize ibanga, uyu Jack ari wo witwa Ezekiel. Guys, rero comment zanyu turazikeneye cyane, mutubwira uko mubyumva. Abantu mukunda filime Isezerano ry'ikinyoma, kugira ngo mukomeze kugenda mwigaragaza muri comment, mushira mu dustika tw'imitima, mwandika Isezerano ry'ikinyoma nk'uko titre ya filime ibivuga, kuko namwe mukomeje kugenda mubibona. Uyu mugabo ngo ni Ezekiel akomeje kugenda atanga isezerano ry'ikinyoma, aho akomeje kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo abe yavana Uwera mu nzira. Ariko ngira ngo Imana ireberera imbabare ntiwumbya, igihe cyose ihora iri maso.
ibitero byose akomeje kugenda azana ku mugore we wera byose bikomeje gutsindwa mu izina rya Yesu. So rero bye bye, afite la vista, turakunda cyane. Imana ikomeze ishira imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mu